Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Natwe tugarutse kuri uyu murongo w'ivugabutumwa nk'uko mubimenyereye nk'ibisanzwe, muri kumwe nanjye Nsengumuremyi Siridiyo. Ni njye mubana kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Channel yacu yitwa Umunaziri @2020. Ikindi turabashima inkunga mukomeje kudutera, yaba inkunga y'ibitekerezo cyangwa se inkunga isanzwe yo gukora subscribe. Reba ahantu handitse subscribe, aho kuri telefone yawe handitse subscribe, ukozeho urutoki gusa urahita ubona inzogera niyifunguka uzajya ubona ibiganiro byacu. Icya kabiri, reba ahantu hari agakumwe kameze gutya kareba hejuru, ukoreho gusa urayikinga ikiganiro cyacu gikunde. Asigaye iyo niyo nkunga ya mbere. Inkunga ya kabiri nuko muzajya muduhamagara kuri telefone yacu aho muherereye, natwe tukaza tukabafasha kwamamaza ubutumwa bw'Imana. Reka tuba dusenge rero kugira ngo Imana ibane natwe, igendane natwe muri uyu mwanya, dufashe kugira ngo twongere twige ijambo ry'Imana cyangwa se ibirebana n'umwuka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana itunganye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Uyu mwanya Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro, tugiye kuvuga ibyawe, ubane natwe, ugendane natwe. Twe turi abana b'abantu ariko wowe uri Imana. Dukoreshereze kuri izi mikoro kugira ngo Uwiteka Mwami nyir'icyubahiro abahereye mu bihugu bitandukanye no ku migabane y'isi iyi message ibagereho. Urakoze Data nyir'icyubahiro, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen. Twongeye kubasuhuza rero. Reka mbashime cyane mbibutsa gahunda cya gitaramo cya Ambassadors bafite igitaramo ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani, umwaka wa 2026. Urumva harabura ukwezi kumwe, ubu tugiye kugera mu kwezi kwa karindwi, harabura ukwezi kumwe kugira ngo tugere ku munsi w'igitaramo. Rero tuzakuba tubahe amakuru y'uko biteye, ndetse tubahe n'uburyo amatike ateye hariya muri Biki Arena i Remera. Rero ubwo ni ubutumwa bw'Imana nabwo tuba tumijeho kugira ngo mbere yuko dutangira icyo twigisha kuri iyi channel y'ivugabutumwa, nababwiye ko nanjye icyo nzakora mu bushobozi bwanjye ari ukwamamaza iki gitaramo. Hano ntabwo twamamariza amafaranga, twamamaza ku buntu. Nawe niba ufite ubutumwa cyangwa se ubuhamya bujyanye bw'Imana, waza duhamagara kuri iyo nimero iri aho hasi, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0782850553. uzanyandikire kuri WhatsApp, nzahita nkubona, asigaye dutangire dukora umurimo w'Imana. Reka rero tuganire kuri iki kiganiro cyacu. Ni ikiganiro ariko ni ikiganiro kijyanye n'iby'Imana nk'ibisanzwe by'umwuka. Ikiganiro cyacu nateguye ni ikiganiro abantu benshi bari bamaze iminsi cyangwa se amaze imyaka babimbaza. Ni byiza, ni ngombwa kubisobanura, kuko hari igihe umuntu akubaza ibintu akabikubaza mu gihe kitari icyabyo, cyangwa se nawe udukurikiye hari ibyo utabasha gusobanukirwa. Ariko ndahamya ntashidikanya ko hari n'abantu benshi cyane cyane abareba ibiganiro byacu, murabireba. Ariko wowe ureba ibiganiro byacu, tumaze hafi nk'amezi nk'atandatu dutangiye, ujye ureba ko wakoze n'iyo subscribe kugira ngo ukomeze utere imbaraga. Abo bantu mureba ibiganiro byacu hari abasobanukirwa message nk'ibisanzwe, kuko batazisobanukirwa ntabwo babireba. Hari n'abandi batubaza ati se mwe mwahamagawe n'Imana muri abasazi? Hari umuntu ukubwira ngo wasaze ryari? Kuko ibintu uvuga we ntabyumva. Kubera ko utabyumva si ikibazo kuri we, ahubwo twebwe nicyo twahamagariwe kugira ngo twigishe Imana, twigishe n'abatazi iyi Mana, kugira ngo ejo bundi urubanza rutazakubaho. Kuko twebwe turigisha Imana igahindura. Ntabwo wahindura umuntu ku ngufu Imana itanabishaka, uretse ko nta muntu Imana idashaka guhindura. Ariko Bibiliya yaravuze ngo mugende mubigishe ngo abazemera. Bishatse kuvuga ngo hari abo uzabwira bakanga. Rero hari abantu benshi bajyaga bambaza ngo ese ngo Imana ivuga ite? Icyo nicyo cya mbere na mbere. Tujya twicara hano ku macano yacu cyangwa se mu nsengero aho dusengera, tukavuga ijambo ry'Imana, tukavuga ko Imana ivuga, ndetse tukabona n'urugero rw'abantu bamwe na bamwe Imana yahamagaye, tukabona n'urugero rw'abantu Imana ivugana nabo. Rero iyo twigisha kenshi bitandukanye no kuba umukristo yamanika ikiganza akubaza ngo twigishe uko Imana ivuga.
niba hari umuntu mu mbare ukoresha iyi ntuza iri jambo, hari umuntu uyoboye itorero atarigeze ahamagarwa n'Imana, ntabwo azashobora kwigisha aba bantu ijwi ry'Imana. Mbere na mbere bakeneye kumva no gusobanuza neza ijwi ry'Imana. Hari ababyeyi bakabyumva amahushuka, nkanjye nk'abantu twasangiye inzoga tukiba mu kabari hari hakurya iyo, bajya bambwira ngo ushingira kuki uvuga ko Imana yaguhamagaye, ushingira kuki wigisha ko Imana ivuga ite? Hakaba nk'umuntu wakubiswe nkamubwira nk'ibigeragezo nahuye nabyo, akambwira ati niba warahuye n'ibyo bigeragezo bingana bityo, njye sinkeneye ko Imana impamagara, nkeneye ko Imana izampamagara nambaye imyenda yanjye, niyambaye mfite imodoka yanjye, apana kuguhamagara ikwaka akazi ikwanika umusozi. Hari abakubwira ibyo bintu rwose kandi wamwumva kubera intege arimo ukamwumva. Hari n'ukubwira ngo njyewe ndasenga pe ariko nta jwi ry'Imana numva. Urumva ikibazo kiri mu matorero, ndasenga ariko sinumva ijwi ry'Imana. Uwo nawe tuzamuganiraho. Umuntu usenga mu rusengero agasohoka nta jwi ry'Imana yumvise, ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu n'ibyakagombye kuba witwa umukristo ngo nurangiza ujye mu rusengero usohoke uko waje nta kintu wumvise, icyo gihe uba uri umusivile, uba utaraba umusirikare. Rero hari inzira, hari uburyo bwinshi Imana ikoreramo ivugisha abantu. Ubundi Imana mbere na mbere ikoresha ijwi ry'Imana, turyumvira mu ijambo muri Bibiliya. Sinzi niba umuntu uvuga ngo ajya gusenga ariko agasohoka atumvise ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana, sinzi uko abisobanura. Ashobora kubona aryumva ariko akumva muri we arimo arabyakira mu buryo bw'umubiri. Nicyo kibazo tugira, ukumva ijambo ry'Imana ariko ukaryakira mu buryo bw'umubiri. Icyo gihe ntabwo rizakubera ijwi ry'Imana, rizakubera ijambo rya runaka, ijambo rya pasiteri runaka. Nicyo kibazo dufite. Ntabwo tubona ko umuntu uri kubwiriza ijambo ry'Imana ari kuvuga ijwi ry'Imana. Imvugo ya kabiri, Imana ikoresha inzozi. Hari abantu benshi cyane murarota, mugira inzozi, murazigira. Muri izo nzozi murota rero harimo n'ijwi ry'Imana ribavugisha buri munsi. Ntabwo abakiranutsi ari bumva ijwi ry'Imana cyangwa abantu basenga gusa. Nawe uri mu byaha Imana irakuvugisha ariko ntubibona, kubera ko twe dufite experience y'aho twanyuze. Aho twari turi twumvaga ijwi ry'Imana ariko twabisobanukiwe neza tubonye iduha impamagaye, nibwo nabisobanukiwe ko Imana yavugishije kenshi. Tuzatinda cyane kuri iki kintu cy'inzozi. Ndashaka kuzasobanura kuri ibi bintu by'inzozi. Mu nzozi Imana ishobora gukoresha inzozi, ntiwumve ijwi ariko ikakwereka ibimenyetso. Hari igihe Imana ishobora kukwereka mu nzozi, ikakwereka inyamaswa, ikakubwira ati wenda, ikakwereka uri gukama inka, ikakwereka uragiye inka, cyangwa se ikakwereka uteruye umwana w'intama, cyangwa se ishobora gukoresha ikimenyetso icyo ari cyo cyose. Izi nzozi zo nzazitindaho cyane. Ikindi kintu Imana ikoresha, Imana ivugira mu iyerekwa. Abahanuzi barerekwa cyangwa abakozi b'Imana mu iyerekwa. Iyi ni inzira Imana ikoresha ivugira mu ndirimbo. Ziriya ndirimbo twumva zirimbwa mu nsengero, ririya ni ijwi ry'Imana, ni ubuhanuzi. Reka turebe rero bimwe na bimwe mu bintu bimwe na bimwe byerekana, cyangwa abantu bamwe na bamwe Imana yahamagaye kandi ikavugana nabo. Kimwe mu bintu bizerekana ko umuntu yahamagawe n'Imana ni uko azakubwira aho yahuriye nayo. Azakubwira ati mpura n'Imana bwa mbere, yambwiye gutyo uku n'uku. Niba udafite ibyo bintu, udafite iyo background yo kuvuga ngo nahuye n'Imana ku munsi wa mbere,
nari mu bihe ibi n'ibi, imbwira gutya. Ubwo afite izindi nzira ahuyemo n'Imana, ariko abantu Imana yahamagaye irabahamagara ikabibwira, ikababwira n'inzira bagiye kunyuramo, ikababwira ko n'urugendo bagiye kunyuramo ruhindutse. Irakwibwira ikaguha amakuru ukayicarana. Njyewe ku itariki 10 na zingahe, ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri 2020, urugero rwanjye rwihuse njya nkunda kubivugira hano cyane, ariko nzabivuga kenshi. Imana inyibwira bwa mbere, nasanze nanajyaga numva ijwi ry'Imana ariko simenye ko ariyo tuvugana, kandi byazaga mu nzozi. Inyibwira bwa mbere yakoresheje indirimbo yitwa ibyo unyuramo biruhije ni iby'igihe gito. Nshuti, reka nkubwire, hari igihe uvuga ngo wanyuze mu biruhije, ntabwo Imana yakwibagiwe. Kuva ukivuka ubuzima bwawe kugera imyaka ufite, hari ibyo wagiye unyuramo bikomeye cyane, hari n'ibyo nanjye nanyuzemo bikomeye cyane, byatumaga nshidikanya ku bantu basenga Imana, nkavuga nti ubundi uriya agiye gusenga Imana yihe? Nyine nkabashidikanya kubera ibintu umuntu yagiye anyuramo bigaragara, byerekana ko Imana ishobora kuba yarakwibagiwe cyangwa itabaho. Indirimbo yitwa ibyo unyuramo biruhije yashushanyije aho mvuye, irongera ishushanya aho ngiye. Urwo ni urugero rwa mbere. Iyo Imana ikuzaniye indirimbo mu nzozi, akenshi wari ubuhanuzi bwawe. Ndabizi mujya murota indirimbo z'Imana kenshi, ukumva ngo narose indirimbo ya korali runaka. Si indirimbo warose, ntabwo ari indirimbo. Ni nko kumva ngo warose indirimbo ya Meddy cyangwa ya King James. No, ntabwo ari indirimbo isanzwe. Ubwo ni ubuhanuzi bwakumanukiye. Wowe icyo uzakora, uzafate umwanya ushake iyo ndirimbo uyumve, uzumva ubuhanuzi Imana yavuganye nawe. Tugiye kureba abantu hamwe na bamwe uburyo Mose yabonye Imana. Mose Imana imubonekera bwa mbere biri mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 2 ugeze kuri 6. Imana ibonekera Mose bwa mbere, Mose yaragiye intama. Mu kuragira intama kwa Mose niho Imana yamusanze. Mose agiye kuvomerera umukumbi w'intama, abona hirya imbere ye, arikanga cyane, abona igihuru. Igihuru murakizi, cyangwa se ahantu dukoresheje igihuru kinini cyane, kirimo umuriro ugurumana mwinshi cyane. Abona umuriro umuraka mwinshi cyane. Mose atera intambwe agira ngo ajye kureba iryo shyano ribaye, kuko yumvaga ari ibintu bitabaho. Kubona igihuru kirimo kirakamo umuriro ariko ntigikongoka, ntigishya, nta mwotsi. Mose yagize amatsiko yo kujya kureba icyo kintu kibaye. Ahageze, marayika w'Uwiteka aramubwira ati, Mose, kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari ahera. Imana iramwibwira muri icyo kimenyetso. Wakira ko Imana yakwiyereka muri ubwo buryo? Twese dufite uburyo twagiye tubona Imana. Ufite ubwawe, mfite ubwanjye, ariko si ngombwa kubuceceka, kuko iyo akenshi ugize ubwoba bwo kuvuga Imana ngo bataguseka, cyangwa iyo ni Satani iracyakurimo. Ntabwo uragwiza imbaraga. Ntabwo uragwiza imbaraga z'uburyo ushobora kuvuga Imana ukaba wanakubitwa cyangwa bakagutuka cyangwa ukaba igitaramo. Ntabwo uragwiza imbaraga. Abahanga muri uru rugendo baremera bagatukwa. Abahanga muri uru rugendo ntacyo batinya. Abahanga muri uru rugendo baciye mu bikomeye. Imana yarabigishije kugeza ubwo wantuka singira icyomba, wamvuga rwose nkumva ni ibintu bisanzwe, ahubwo nkumva nkugiriye imbabazi cyane. Uwo ni Mose yabonye Imana mu kimenyetso cy'umuriro. Aburahamu, Imana yaramubwiye, yumvishe ijwi. Ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe
Imana igenda yiyerekaniramo abantu. Aburahamu yumvishe ijwi. Aburahamu yabaga mu gihugu cya bene wabo, kandi icyo gihugu cyari igihugu kibamo ibigirwamana byinshi. Imana iramubwira ati va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Imuha amasezerano, nzakugira umugisha, uzamuvuma nzakuvuma, uzakwifuriza umugisha nzawumuha ku bwawe. Imana yamuhaye amasezerano, arahaguruka aragenda. Aburahamu yumvishe ijwi, yavuganye n'Imana. Bamwe mu bakristo batemera ko Imana ivuga, muze gusoma Bibiliya, ngira ngo ibice ndabitanga. Aburahamu mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, Imana ihamagara Aburahamu. Yumvishe ijwi, ntabwo yarose, yumvishe ijwi. Ariko Mose ajya kubona Imana yayibonye mu kimenyetso cy'umuriro. Ibi ni ibimenyetso tuzajya tugenda tureba cyane, mu kimenyetso cy'umuriro. Ahita Mose yumvishe ijwi, Imana imubwira. Aba bantu bose ndi kukwereka bari muri Bibiliya bagiye bahaguruka bumvise ijwi. Ninde uguhamagaye? Ni Imana. Niyo mpamvu n'abantu bose dufite ubuhamya bw'igihe Imana yavuganiye natwe, naho yagukuye, naho werekeza. Kuko ku isi nta muntu utagira ubuhamya. Yosefu, umugabo wa Mariya, we yararose, we yabonye inzozi. Reka some hano mu Itangiriro igice cya mbere, turasoma ku gice cya mbere, duhere ku murongo wenda wa 18 wa 19. Ngo umugabo wa Yosefu ko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga bwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Yosefu yararose, ntabwo ntiyumvishe ijwi, nta nubwo yabonye ikimenyetso. Yararose, amaze kurota ijwi rivugira mu nzozi. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora kubona inzozi ntumenye ngo inzozi ngo zazanywe n'iki, inzozi ni izande. Inzozi kumva warose gusa ukigendera, ntabwo inzozi zizira ubusa. Kimwe mu bintu tuziga cyane, tuzatinda ku nzozi. Hari abantu murota inzozi z'ibyo mwiriwemo, ukabwira umuntu ati wenda ngo narose ngo ndi mu kazi, ngo nteruye ameza, kandi uko imeza wigeze kuyiterura. Ngo narose ngo tujya kunywa icyayi mu kazi. Nyine ukumva ni ibintu wiriwemo. Ariko inzozi z'umwuka cyangwa inzozi ziva ku Mana, niyo uzirose urabimenya wowe. Icya mbere, zigaruka kenshi. Wowe uzarebe inzozi ukunda kurota kenshi kandi zikagaruka, uzazitondere. Aha tuziga ku bijyanye n'inzozi z'umwuka cyane, apana ku bijyanye ku nzozi zisanzwe z'umwuka. Turebe Imana iyo ivugisha abantu, ibimenyetso ikoresha mu nzozi. Imana ishobora kukwereka inzozi, yarangiza ikakwereka imbwa, urugero imbwa ikuri hagati y'amaguru. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo yigeze kurota ngo imbwa imuri hagati y'amaguru. Ndamubwira ntusenge cyane, kuko ufite umudayimoni ukugendaho w'ubusambanyi. Niko namubwiye, kandi uko ibyo namubwiye nabyo yasanze ari byo. Urota imbwa buri munsi, imbwa kenshi. Niyo mpamvu rero tugomba gusobanukirwa ibi bintu, kuko hari igihe umuntu arota akagira ngo ni inzozi zisanzwe. Nitutabyigisha abantu batarasobanukirwa ijwi ry'Imana, wenda ni njye Imana ihagurukije kugira ngo bimwigishe, wenda niyo ugezweho, wenda n'abandi barigishije, ariko nizo nshingano dufite.
uyu Yosefu yarose ntabwo yigeze yerekwa cyangwa ngo abone ikimenyetso. Sawuli umwe wabaye Pawulo yarahamagawe, ahamagarwa nawe mu buryo butunguranye. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 9, mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo dusoma umurongo wa 3 ngo akigenda ngo yenda gusohora i Damasiko umucyo uramutungura uramugota, agwa hasi yumva ijwi riti Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Aramubaza ati urinde mwami? Nanjye ati ndi Yesu uwo urenganya. Sawuli yumvishe ijwi ry'umuhamagaye. Impamvu ndi kwigisha ibi bintu kugira ngo nitugera mu zindi nyigisho warakurikiye iki kiganiro bizagufasha, kuko umuntu wese turi gusoma muri iki gitabo Bibiliya n'abo twasomye bose bagiye bahaguruka gukora umurimo w'Imana bumvishe uwabahamagaye. Ariko muri iki gihe birakomeye cyane kuko aho dusengera hose, aho ntabwo ari hose, ahari ahenshi amatorero yubatse harimo abantu mwihamagaye. Niyo mpamvu akenshi aya matorero ari mu kaga gakomeye cyane. Harimo abantu mwihamagaye, harimo abantu mwahamagawe na bene wanyu, nta muhamagaro w'Imana mufite. Ibi ntabwo tubihimba, nta muhamagaro w'Imana mufite, ahubwo mwarihamagaye. Simvuze ngo ni wowe, simvuze ngo ni runaka, ariko ibimenyetso by'amatorero cyangwa se by'insengero zacu birabitwereka. Harimo abantu mwihamagaye, harimo abantu mwahawe gukora umurimo w'Imana muhawe na bene wanyu, cyangwa se kubera ko twiganye njyewe nkakugira unyungirije. Oya, ntabwo ari uko itorero ryubakwa. Nta muntu n'umwe ntunze urutoki, ariko ubuhanuzi burahari. Kuko nugira ubwabo bwo kuvuga ibi ngibi Imana yarabikweretse cyangwa se ibikubwira buri munsi, cyangwa se hari aho ubibona, ibyo urakeka ko ari ndu uzabikora se? We ugomba gukora ibyawe ukigendera. Niyo mpamvu akenshi hari ahantu twigeze gusenga rimwe, ndabyibuka. Umwana umwe abaza ikibazo, ndumva yarabaje ikibazo umushumba, ngira ngo ni umushumba. Uko ngiye ahantu hose najyaga njya gusenga rwose, Imana ikimpamagara ahantu hose bavuga Imana nagiyeyo, ahantu hose bavuga Imana nagiyeyo. Kuko nasengeye mu nsengero nyinshi pe, ntarabona aho nsengera nasengeye mu nsengero nyinshi. Ubwo muri izo nsengero nasengeyemo harimo uwo babajije ikibazo, bamubaza ikibazo numva, kubera ko njye nari mu mwuka. Umwana aravuga ati ese wazadusobanurira cyangwa ukadusobanura uburyo Imana ivuga, uko twe turashaka kubimenya cyangwa turashaka kuzavugishwa n'Imana. Numva aravuze ngo reka nzaguha agakayi kanjye ngo ugende ubisome ngo nurangiza uzakansubize. Kandi imagine nahise mvuga nese iyi niyo randeva hayo y'umwana kweri? Umushumba uragiye intama. Nahise mwumva ndavuga nti Mana singe wamwimitse, ariko aha nta kintu kirimo. Kandi ngiye mpamagarwa nagiraga ifuhe ku buryo nashobora kumva nk'icyo kintu nkahita nsohoka nkigendera. Niyo mpamvu ugomba guhaguruka ukigisha ibyawe, apana kugira isoni n'ubwoba, kuko Imana iguhagarariye si umuntu. Abantu hose Imana yahamagaye bagiye bumva ijwi. Ninde uguhamagaye? Ni Yesu. Sawuli arabimenya, arabyuka ajya gukora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu ubutumwa bwinshi bwa Pawulo bwibanda ku buhamya, ndetse nta nubwo yajyaga yirata iby'umubiri. Pawulo yajyaga yirata inkoni yakubiswe kubera guhamya Yesu.
niyo mpamvu n'abarokore benshi cyangwa abantu benshi bahamagawe n'Imana atari abarokore benshi, ntabwo ari abarokore gusa, abantu bose Imana ihamagaye bajya mu butayu bakigishwa. Aho kugira ngo twirate amashuri twize, jya wirata Yesu aho yagukuye ndetse n'aho mwavuganiye. Ibyo bizafasha umuntu kurusha kumubwira ngo niyo segonderi niga ibi n'ibi n'ibi, kuko n'ubuhamya buratandukanye. Kimwe mu bintu bizaranga abantu bahamagawe n'Imana ni uko utazahuza n'abantu, kuko uzabwirwa iby'umwuka ariko ntuzabihuza n'abantu, kuko abantu bazaguhagurukira, bazakurwanya, kandi intambwe yose uzajya utera Imana ikubwiye ngo va ujye hariya, aho uzahahurira n'ibibazo, ariko Imana ntitsindwa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nzamamaza intsinzi ya Yesu, ngo nzavuga gukomera kwe, ngo Yesu ni intwari mu ntambara, ngo ntajya ananirwa arakomeye. Iyo Imana iguhagurukije ukagenda gukora umurimo wayo, ntabwo ugiye kurya mayoneze, uzahura n'amahwa. Niba mugira ngo ndabeshye, abantu musengera mu nsengero, aho musengera hose, n'abakozi b'Imana benshi cyane mukorera mu nsengero, iyo uganiriye n'umwuka wera cyangwa umwuka wera akakwereka, ubona amahwa menshi cyane agukikije, ntuzayabura. Kubera iki? Uri ku rugamba, wambaye umwambaro wa gisirikare. Reka tutarasoza babwire ko tuzavuga ku gice cy'inzozi cyane. Ndashaka gusobanura ku nzozi cyane pe, kuko numvise ijwi ry'Imana kenshi, na n'ubu ndacyaryumva. Akenshi Imana ngewe impa indirimbo, iyo ndi mu bihe bisa nk'ibyo gusubizwa, mbona indirimbo ijyanye n'igihe ndimo. Iyo ndi mu gihe cyerekanye n'ibihe n'ikintu ikibazo kigiye kugerageza, indirimbo iraza. Kugira ngo umwaka ushize ujya kurangira, ubundi iyo duhanura mu mwuka, ntabwo duhanura ngo runaka yavuze, oya, runaka yavuze runaka, duhanura mu mwuka. Wowe uyungurikiye, kwa kundi rukuru zifata ku cyuma, uba connecte yanjye. Umunsi umwe nigeze gusenga, uwo ni njyewe ntabwo ari wowe. Nawe ujya usenga ukumva ijwi, cyangwa se ufite uburyo ubigenza ukavugana n'Imana. Ngiye kubona mbona indirimbo ya 70 ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, ngo Imana izakurinda. Imana ikiguha ubwo butumwa tayari, ikimanura ubutumwa uwo mwanya, tegereza ikintu kigiye kuba kirakomeye cyane cyane cyane. Hano ubwo Imana ivuga ikintu cyoroshye, ivuga ikintu iyo ari ikintu utazashobora kwihanganira, iyo ari cya kintu kizagukomeretsa, Imana irakikubwira, ukajya hari ufite amakuru. Ntabwo ngo uyu munsi ngo barakwiba ngo uyu mupira nambaye ngo barawiba ngo Imana ibikwereke, ariko ari ikintu gikomeye. Imana impa amakuru pe, nkagenda mbizi, nkavuga ntoke, ubwo ibintu bije reka nanjye nambara iki, imbaraga z'amasengesho. Uko iyo ikigeragezo kije utari mu masengesho urakubitwa, ariko iyo kize uri mu masengesho urakireba ukakizunguriza umutwe gusa, ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Iyo ndirimbo yari iya mbere. Indirimbo ya kabiri yaje ivuga ngo Yesu niwe bwugamo, ngo kandi niwe bwihisho bwanjye, ngo ndi mu gicucu cy'amababa yawe. Ibyo ntibyarangiye, nabonye Zaburi ya 23, Zaburi ya 23 nayo ngiye kubona mbona iraje. Reka wenda nyisome kugira ngo akenshi na kenshi ibintu by'Imana by'umwuka, Imana ikwereka ibintu byuzuye, kuko akenshi ijwi ry'Imana riza kenshi. Zaburi ya 23 umva uko nivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngaryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ngo asubiza intege zanjye mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe.
inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ngo untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyose igikombe cyanjye kirasesekara. Ngo ni ukuri, ngo kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomeho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka, mu nzu yawe, mu nzu y'Uwiteka ryose. Amen. Bishatse kuvuga ngo izo zari inzozi z'umwuka. Hari ibintu biza rero akenshi byibwira ngo biragutunguye, nta na kimwe kijya gipfa kuntungura. Ni amahirwe nagize yo kumvira ijwi ry'Imana, ni amahirwe nagize, ariko inzira nanyuzemo kugira ngo ngere kuri ibi bintu, iyo nyikubwiye tuvuga ati nanjye ntabwo nabyemere, izabireke. Ariko iyo Imana igushaka we ntiwashyiramo oya, iraza. Kandi Imana izi ibikurangaza n'ibyo ibanza gukura mu nzira. Bya bindi bikurangaza n'ibyo ikura mu nzira. Umuntu umwe yaransekeje arambaza 2020, nashomye imyaka 3 n'igice hafi 4. Urumva kuva muri Covid kugeza muri 2024 narashomye. Umunsi umwe telefone zari zaranavuyeho zose, arampamagara arambaza ngo na n'ubu inzoga nturazinywa? Ko ari 2020 kangahe na 4 na 3, ndabwira ntago ndazinywa. Arambaza ngo ufite akazi? Ndavuga nta kazi mfite. Arambwira ngo nubona amafaranga uzazinywa, n'ubukene zikubujije kuzinywa. Ndamubwira ntazo nzanywa. Na n'ubu 2026 sindazinywa, imyaka 6 irashize. Uwo mwami waduhamagaye afite imbaraga. Uwo mwami waduhamagaye yatubujije kwibagirwa aho yadukuye. Uwo mwami waduhamagaye yanga icyaha. Uwo mwami waduhamagaye akunda abantu ahamagara bagahita bakora. Reka mbasengere rero, tuzakomeza ikindi gice, tuzavuga cyane ku nzozi. Ku nzozi, kuko abantu benshi bavugishwa n'Imana mu nzozi. Tuzagerageza gutandukanya inzozi z'umubiri ndetse n'inzozi z'umwuka. Kadusenge kugira ngo ubu butumwa bugere kubashaka kumva iri jwi ry'Imana, kandi Imana ikomeze ibiyereke. Data mwiza wo mu ijuru, Imana nziza cyane, urera kandi uratunganye. Twari twigisha ibijyanye no kumva ijwi ryawe. Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, twe turavuze, ariko umwuka wera wazahindure kandi agere kuri buri umwe. Urakoze nyir'icyubahiro, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera. Amen.